ukongera ukaburizamo. Murebe ibintu biba bivuyeho. Ubu ngubu ari ubudodo bwapfutse ku myenda bwumukije. Kakantu nababwiraga ahangaha hano abantu mutabizi ugomba kuvida imashini yawe. Niba imashini yawe itumuza neza abantu urebe ikintu kiri kure. Murano ubudodo burimo buraguruka. Mbegerezeho. Ubu bigiye gutumuka mu nzu hose. Do. Muri kubona? Sizaba muri kubibona. Ibi ngibi uba ugomba kubikuraho. Birimo biratumuka kwa kwezi guhita birasaba. Excuse me. Ubikora gutya muri puberi. Guys, subwa mbere mumbonye nashyushye muri vlog yo mu rugo nikubisa kameka akuna bigize inkomboro. Iyi ese gusakuza sinaga ko turi mu bukonje bukabije. Ibidufani byavuye twashyizeho iki staff kibayita air conditioning wacu manze bidakunze kuba cyane ko nta bushyuhe bukabije buhaba, ariko iradufasha shora umwuka ushyushye ikinjiza ukonje mu gihe cy'ubushyuhe nka gutya, sibyo? Kuko akenshi iyo ufite umwana cyangwa se nk'abantu bakuze cyangwa se nk'ababyeyi batwite cyangwa se ariko n'abantu basanzwe namwe ntabwo muba mwabasha kubiva mu nzu biba byaka. Uteka ibiryo bikagaga nko mu minota 30, ukora iki? Umva nta kintu na kimwe kiba kigenda, uraryama ntusinzire, ubushyuhe buba butumereye nabi. Ariko AC iyo uyifite biba biryoshye. Mu nzu hano turifubika, murabona ko marambaye bisanzwe, c'est très bon. Ngiye kujya hanze rero, ngiye kubereka, ngiye kwanika imyenda hanze narameshe. Simba nshaka nyine ubundi gukoresha imashini y'umutsa mu bushyuhe ni nko gupfusha ubusa umuriro. Nubwo none utavuga ati nimirira ingana iki, ariko ntacyo bimaze ko n'utwenda twanitse hanze twuma biri naturel. Ibyo birabireba nibwo byuma neza. Rero sinshaka kumutsa ibintu by'amashuka n'amashimemo hariya mu mashini, ngiye kubisora hanze. Ariko ndashaka kubana namwe muri no vlog. Hanze harashyushye ku buryo mfungura urugi rwa mbere gutya hahita mbyumva, kandi inzugi aba ari ebyiri zigerekera. Gishyushye nk'ubu ngubu kiri kunsanga hano. Urabona ko igikari cyacu gikesha karadira cyafite igiti cyacu. Uyu munsi nanabatembereza mu kanya ngewe ari mu gikari cyacu. Do mu gikari haba ari akajagari shaho, ariko ku muhanda haba haryoshye. Ibisinga ibiki bipangu abatera indabo bagira bati, ariko dutanye n'umusaza ukunda indabo cyane, sibyo? Tubaraza tuba dutatse dutegura. Rero ariko kabaraza niho ngiye kwanika. Twebwe hano twanika kuri no migozi. Ndroke beki ije kwanika amapoto. Mama mujye mufite n'imigozi nyine baba boss wanyu yabashyigiyeho, sibyo? Nakagozi gato sindi nabiri bushira, ariko ngiye kwanikaho nyine turaza kuza kubana. Hano ni mu bikari ntago haba haryoshye, ariko c'est bon. Iyo dushaka kotsa amabarbecue ibintu by'ibintu za by'ibintu cyacurira ibaraza yarabihije, yashyize ibintu by'ibisashi ngo kujya wanajyanika imyenda itazajya ijyaho ivumbi. Ndabona bibishye. Anyway, ariko ifite nk'ikibarbecue gitereka ahangaha, sibyo? Imbabura icyokezo cyangwa ufite nk'ibintu ushaka gushyira ku mabaraza bitari ngombwa ko biba nko mu nzu y'amaraketi, ibintu nk'ibyo ngibyo ni hano bishyira. Ngiye kwanika kuri uno mugozi rero, muze kuza kureba ukuntu twanika hano imyenda. Twebwe dore urwego rwacu rwa hano ku ibaraza. So ngiye kuzana imyenda. Abafana bankurikira gato sifite abafana bankurikira batazi ukuntu imashini imese ikora. Nzabibereka nanjye nabibonye mbona birantunguye. Byambere hano rero dukunda imyeru. Niyo bavuze abana bazungu benshi yambaye yakubisemo nko muri sama, yakubisemo agapira k'umweru n'agakabutura cyangwa se niki. Kumesa umweru hano biroroha
ushaka kumesa irindi bara. Iyi ngiyi ni imashini imesa, narabibabwiye niba ari umuntu nkurikira utazi ukuntu bimeze, ariko zigira amoko atandukanye, twebwe ubwoko bwacu nuko baba bumeze. Iyi ngiyi ikaba imashini y'umutsa, nayo ufungura hano ugashyiramo imyenda hariya, sibyo, ubundi ikayiturunika ikubika umwuka imyenda ikuma, sibyo, ugasetinga iminota hariya. Noneho turebe, ngiye gusohora ibi bintu n'amashuka n'amashime byanike hanze, sibyo. Ndishimira ko namwe nzabere kuko ino mashini function asha, niba mufite amatsiko yo kumenya ngo ibinyabazungu bimesa ngo babimeze bite, nabwe ati nta matsiko, nta kintu nazabereka. So siga telefone ku ibaraza agaruka gayasanga abari ntiwacu unasanze bayijyana. So hano rero umuntu wese afite utunudo wakaye n'abatabigira kwa se babigenza gute hake ko kenshi mu byaro ntabyo twagiraga. So ntimerutse kwanika kuri uno mugozi akenshi ko nk'iyi winter se ntabwo baragukoresheje uba waranduye kamembe. Urahanagura sibyo, aho ndi bukoreshe hose urahanagura. Wane honyine ndi bwanike. Ubiyezi ntiri kubasakuriza iri gutuma munyumva koko waba nyijimije. Warangiza kubera ko ahangaha ariho hagenda hagafata hariya hakurya bikaba birahagaze, niho uhera wanika imyenda y'umweru yose. Hano ibimeswe igacya kuko tuba dufite ama eau de javel ushyira mu myenda, umva mwenda ukawukuramo ari ruzungu utiriwe ugira gute uba umeze. Utumbika muri eau de javel n'isabune, warangiza ukaza kuza kubikuramo ukabishyira mu mashini ikabimesa ikanabyikamurira, biba biryoshye. Ubu ngubu imyenda irumira iminota nka 30 kubera ko ikamuye cyane. Kaka imyenda iba igiye kujya kure uyifatisha udupensi kugira ngo idahanuka, ukagenda usunika. Ntacyo ntazabigisha guys. Kumesa n'imyeru biroroha kurusha kumesa ikindi kintu. Niyo mpamvu nk'amashuka cyangwa se amayisime sinshaka gukoresha irindi bara njyewe n'ubundi byose bishya. N'ubundi byose wari kimwe. Yisushira nicyo kibazo cy'ibi bintu. Nakakoza bari gatosha. Shuka ngiye kuryanika ndihinnye muka. Guys, ngaye ngukuro ndabirangije. Kwanika buramba mbisoje no kuvuga ngo
iyo aba ari nko mu mashini isaha imwe n'iminota 10 wenda isaha imwe yabibyumukije, ariko na gutya ku zuba kwa ko rino zuba rirakaze cyane rigiye kubyumutsa nko wenda nko minota 40 n'urugero, kuko amashuka marabizi namwe ntagatinda kuma. Noneho iyo bimaze kumuka gutya, ikiza cyo kubyanika ku zuba, iyo wanitse mu mashini ipfura imyenda yumuka ipfuka, bitandukanye no kwanika ku zuba. Niyo mpamvu nka gutya murabona abaturanyi bonge bose banitse hanze, muri kubibona. Dore muri sama ntabwo tuya twumutsa mu mashini, kwa kenshi imyenda irapfuka. Nk'ubu ngiye kubereka imyenda numukijemo nimugoroba, murebe ukuntu yapfutse, kubera nyine murebe ukuntu yapfutse. Nyikungute nsa nk'uyikunguta, nashyizemo nimugoroba imashini y'umuta, ariko ndasa nk'uyikunguta, murebe ukuntu ipfuka nyine. Kubona ko ari ibintu bidafite gahunda, bidasobanutse, bitandukanye nuko wowe wakwiyumukiriza ibintu byawe ukoresheje akazuba kari naturel. Ngaya nguko rero. So rero nabagira inama, kandi ikintu kikubwira ko kikwemeza ko bipfuka nuko ahantu vidurira imashini, hari imashini biruhukira. Mbanza benshi mutanabizi, imashini y'umutsa hari ahantu iruhukira. Aho hantu iruhukira rero abenshi mbanza mutajyamo na vidura, mutabizi ko haba aho hantu ihumekera, isohorera umwuka, uba ugomba kuvidura. Haragira nta kindi kintu vidura muretse ubudodo. Ni ubudodo, muri kumva? Urumva? Ubwo wari ubudodo bwavuye kuki? Guys, nyana ndaranitse ndayishabuye, ariko umva mbaza ngo ikintu cyambere uhereho ni iki? Murabiziyambiza. Ikintu cyambere mero no guhindura umupira wo hejuru. Uko nari mpfuye. Nafashe video mfata video ntabwo ngonye ukuntu nasoje kwandika, sinzi n'amagambo yagarukiye. Nagiye kuransanga phone yajemo ngo iPhone do musomere, kwa kundi bushize byagenze. Iyo ubushuye bumeze nabi bukaza, ntabwo phone bakwemera ko ikomeza gukoresha. Aho ngo iPhone need to cool down mbere ko ukomeza kuyikoresha. Nagiye kura muri video nsanga video zavuyemo kera zaragurutse. Anyway, nababwiye ngo ningera mu nzu ndabereka imyenda nkuye mu ntuzana. Ngiye gufata nk'urugero rw'umwezi, ni imyenda nkuye mu mashini. My US. Sama ribona. Ako giza gutya. Excuse me. Ntabwo bikunda. Turebe. Ntabwo mwebona ko ngiye mba mbibona. Iyo ugeze gutya nyine, uyu uri kureba nka gutya, ndi kureba ufunguza umwenda ubona utudodo tuje. Bigaragaza ko umwenda uba wapfutse, imashini iwumutse iwupfura. Noneho rero kakaro nababwiraga hano, sori gatoya. Nse nkugira phone gutya kugira ngo mubashe kureba. Kakaro nababwiraga hano. Kubantu mutabizi ugomba kuvida imashini yawe. Niba imashini yawe itumuza neza, abantu rebe ikintu kiri kure. Murano ubudodo burimo buraguruka. Mbegerezeho. Ubu bigiye gutumuka mu nzu hose. Do. Muri kubona? Sizaba muri kubibona. Ibi ngibi uba ugomba kubikuraho. Birimo biratumuka kwa kwezi guhita birasaba. Excuse me. Ubikora gutya muri kuberi. Agasubizamo gutya nari ngakuyemo, nta kindi gishya no gufatamo hano gakuru. Kongera ugasubizamo. Murebe ibintu biba bivuyeho. Ubu ngo ari ubudodo bwapfutse ku myenda ubumukije. Ugomba kwivida, hari ugiye usanga harahomeye haruzuye umuntu atabizi. Ugasanga uri umutsi imashini yawe ntikora. Uri umutsi imyenda ntiyumuka, ukibaza ibintu ni ibiki. Sibyo? Ngayo nguko. Mu buryo bwo gufunctiona ku imashini kugira ngo ifunctione neza bisaba kubanza kuvida hano. Kajya kuvida hano isorera umwuka hejuru, akenshi usanga ku kantu kari hejuru nko kwidisha rya toilette. Naho nzahabereka shira zajya bibereke ni uburyo bikora, ariko izo ni hint ebyiri mba mahaye. Sawa. Mwakaze ko nanjye muri no vlog simberetse ukuntu hano twanika imyenda, simberetse ukuntu simbabwiye ukuntu hano excuse me naringuye. So hano kumesa imyenda y'umweru biba byoroshye kurusha. Mukanya ngiye kubatembereza ahantu heza cyane. Liste hano henshi ngomba kubatembereza ko ndahitamo heza cyane ariho ndeba. Ibindi rero dukomeze tubana, ntabwo dorukanye mu gikoni, ndashaka umunsi muri minsi cyangwa se mukanya mbashiriyeho ukuntu ngiye guteka mbere yo kugenda.
tubanze dutekane ariko buriya sibyo reka dutekane ciao tubarane muri vlog yo guteka